Yes, nagira ngo rero tubashimire kandi tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese mukurikira Shema Cornic mu bice bitandukanye muherereyemo, turabasuhuje cyane kandi tubifurije igitondo cy'umugisha, tubifurije kugubwa neza. Bakunzi bacu rero reka twihute cyane turamburane izi paje z'amakuru. Murabizi ko twabyemeye ko gahunda ari amakuru, murabizi ko twabyemeye ko tugomba kujya tubagezaho amakuru yose. Niba utarakanda kuri subscribe turagira ngo uyikande hano kuri Shema Cornic. Mu makuru menshi cyane rero dukomeza kugenda tubagezaho, mu by'ukuri twavuga tuti tuyabagezeho kandi tubabwire uko ibintu byifashe muri rusange. Turagarutse rero muri iki gitondo cyo ku itariki 3, turi ku itariki 3 ukwezi nta kundi rero ni mu kwezi kwa karindwi umwaka w'2025. Ndaba ndi kumwe na Koromboka muri iki kiganiro tugenda tugaruka kuri byinshi cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko tugiye kugenda twiganirira bya bindi byacu twabemereye ko tugomba kujya tubiganiraho byose, ibyo tubona n'amaso yacu, ibyo turebera mu mpande zose zigiye zitandukanye. Turaje tugaruke ku makamyo menshi arimo arakora ranfort, mbonye umujyi aguma rwose amavideo arimo aracicikana, imodoka ni nyinshi cyane zipakiye abasirikare, ariko se tukibaze tuti abajyayo bo bajya hehe ko nta munsi tutavuga ranfort? Bakunzi bacu reka nizamure Koromboka kugira ngo tuganire. Allo, waramutse Korombo? Sawa, umeze ute? Meze neza. Watangazikida muri iki gitondo? Iki gitondo turatangaza byinshi cyane, turashima Imana kandi nawe nizere ko umeze neza. Njyewe kabisa naribi, turashima kwanza natwe uko turi kubyuka tukaba turiho. Yego. Aha, wongeye kuramuka ute rero? Urebye nta kibazo, gusa ari indege iri kugendagenda hejuru ikamanuka ku kibuga cy'indege nijoro. Abantu bari kwibaza ati iyo ndege ibyo bintu nabyumvisheho, tubwire byagenze bite? nyine kuva ejo bundi indege yaje tutazi naho ivuye. Yego. Iraza irazenguruka ikamanuka no ku kibuga cy'indege. Kandi atari indege igaragara ko ari indege y'igisirikare. Ni kajugujugu se? Ni gisanzwe kuko ntabwo ari za kajugujugu. Ni indege ya petit porteur, bayita petit porteur. Yego. Ariko kubera ko ari nijoro ntabwo tumenya ibyo iri kuza gukora. Ntimwamenya niba irimo irazana abasirikare cyangwa irimo iratwara abandi? Uko biri kose indege yaba M23, kuko atari indege ya M23 bayirasa. Ariko noneho turi kwibaza ati iri kuva ku kibuga cya hehe kugira ngo ize kudema hano ku kibuga cy'iwacu. Kandi tuzi neza ko bavuze ngo ikibuga cyarangiritse. None se aeroport irimo irakora, nanjye ko aricyo kintu ngo nari ngiye kukubaza. Ibyo bintu biri kututangaza cyane, bitera n'ubwoba. Bibaza se ni abanyamerika bari kuza bimeze bite, ndetse biri mu ibanga iri muri sashanje. Iri kuza ikagaruka ikazenguruka, tukabona igiye mu bice bya Gisenyi, ikagaruka ukundi mu bice bya kibuga cy'indege ya Goma. Buri muntu wese ari gusohoka hanze akareba iyo ndege, ariko ntabwo turi kubona yayo neza kubera ko ari nijoro. Nta n'agashwesho k'ibyizanye mwari mwamenye? Ndetse ntabwo icyakora ntabwo ari kajugujugu, kuko kajugujugu urayumva. Ni indege isanzwe. Ni indege isanzwe itari kajugujugu? Ayi nka data, ubwo iyo ndege irimo irazana ibiki? Numvishije iyo ndege numvishe bayivugaho, ndavugana ariko reka nze kubaza Koromboka niba atari ibihuha by'abantu atubwire iby'iyo ndege rwose. Oya, ntabwo
ibihuha ni ibintu byabaye ahubwo ushobora kuvuga ngo iyo ndege kuyihanahana ushobora kuvuga ibihuha kuko kugeza n'ubu ntabwo turamenya aho iri kuva gusa tubibona mu kirere. murimo kwibona nko ku isaha ya sangahe? Irimo iragaragara nko ku isaha ya sangahe? ejo bundi yagaragaye kare mu masaha ya saa 3 n'igice cy'isaa 4. Nyuma ikaza kuvayo mu bice by'amasaha 7 za nijoro gusa. Ejo ukundi yagaragaye mu masaha ya saa 6 za nijoro. Ariko ntabwo twamenye igihe yasohokeye igenda. Yego. Nka data. Aha, aho ni mu mujyi wa Goma. Aho ni mu mujyi wa Goma, ibyo byose birimo birabera. Mu mujyi wa Goma biri kubera hano mu mujyi wa Goma nyine mu gihe bahanganye. Mbo, andi makuru suba haramutse ni makuru kira? Ayandi makuru ni basirikari benshi M23 irimo irajyana Bukavu. Yego. Irimo bari bato bari munsi y'imyaka 18. Ese bari mu 14 17 bimeze kuriya. Benshi cyane. Ndimo ndabona amakamyo yapakiye amavideo ni menshi n'ubu babyutse batwara. Barimo kujya Bukavu? Ubwo bivuze ngo abari bariho barashize. Simbizi ariko ubona ko umuntu awuzuzaho atahari. Ni kuvuga kuriya bashize. Nabonye amakamyo ni menshi cyane arimo arerekera muri biriya bice. Ariyo none babonye mu makamyo. Hanyuma kugera mu mujyi wa Bukavu, ari mu mujyi wa Bukavu bari kugenda. Yego, bavuga ko ngo barimo barajya na Uvira ariko. Oya bamwe babajyanye, bamwe bagiye bagira. Abandi babajyanye mu bice bya Mumosho. Abandi bari hariya kuri Tempe. Niko abari mu mujyi wa Bukavu bari gutubwira. Yego. Ariko destination yabo bavuga ati bashaka kufungura umujyi wa Uvira. Turi kubibaza se bazafungura umujyi wa Uvira kandi bazarendo babari hejuru. Bazarendo bari kugaragara mu mujyi wa Bukavu. Yego. Bazarendo bari ajya komba y'akaciro. Komba y'akaciro ni mu mujyi wa Bukavu neza ngo ushobora kuvuga Shyorongi. Ushobora kuvuga Shyorongi, uyu muntu uri kuri Shyorongi abari kureba umujyi wa Kigali neza. Ni nako bazarendo nabo bameze. None se wambwira icyo uzagenda ufungura ubwira kandi ku ruhande rwawe niho bari banzo rwari n'abari ku ruhande rwawe. Yego. Uvira baragahoma muno ntabwo bahage. Uvira ntabwo bazapfa kuyifata. Nubwo bagera na ngomo bikubwirira noneho. Ubundi Uvira ni nka trigger, ni imbarutso y'intambara y'aka karere. Ubona ko ikibazo bafite baturutse mu bice bya Bukavu. Kugira ngo batange umusaza Uvira birabagoye cyane. Yego. Ko za Nyangezi. Akaziba mu ngomo hose ni bazarendo ndetse na Banzinyo iri hariya. Yego. Bose basimbuka kugira ngo batambuke. Biragoye kandi noneho wagera mu mujyi wa Uvira ugasanga n'abarundi bameze nabi na bazarendo. So umva ko bari nuza ariya Uvira ntabwo bari Uvira. Bari Kamanyola. None se ubona kuva Kamanyola kugera Uvira ni kure cyane. Uri kumva? Ndagukurikiye. Kumva hariya Kamanyola. Kugera Uvira ibirometero 30. None se urumva ko bahagera ryari? Biragoye. Ko kugira ngo bagere Uvira
amasantere igera ku 7 yego ziri imbere ya Uvira bose bazahagera gute ayi nka data niyo mpamvu bari bayihuje na Twirwaneho kuko abari kurwana hariya Kamanyola ntabwo ari M23 Goma yego oya abantu bagomba kubyumva neza bimeze biterega ubundi ijya udusobanurira abarwana hariya Kamanyola ni Twirwaneho abaturutse za Minembwe baje gukata uriya muhanda hariya yego kugira ngo babe bugufi ya frontiere y'u Rwanda kugira ngo bajye babona buryo iki babona musamada iturutse Cyangugu ariko naho bamaze kubakura hariya kuri frontiere bari Gatogoto niho bari yego ubona ko bamaze kuba zamura kure ntabwo bakiri hariya Kamanyola baba muri kiriya Gatogoto noneho ubu ngubu bashaka kubakuraho burundu yego ntabwo na musada bafite hariya nta n'abiryo bafite yego bari bagiye kubagemurira byatuyikanye n'iriya ndege yatuyise ejo bundi ni ukuvuga ngo byagendanye ibyo kurya n'imiti byose byaturikanye muri iriya ndege na minisho yabo yose yatuyikanye muri iriya ndege ariko uzi ko buriya ariyo mpamvu baba barababaye Twirwaneho yagize ndavuga ntiburi impamvu siyo mpamvu baba barababaye niyo mpamvu bababaye kandi ubumva ko ubu ngubu ntabwo bakiyita M23 yonyine bayita basigaye bayita M23 Twirwaneho na Red Itabarerega yongereho yabaye koalisiyo yose yabaye koalisiyo pe so urumva ko aba basore barananiwe biterwa n'ibyo nanjye nabonye y'abasirikari batoya bagize mu rugamba bagiye mu rugamba ntabarebye ntabazikisha aba bahamaze badashobora bazarezo ariko ni benshi kuba bari benshi ntabwo ari benshi kuruta bazarezo nanaho bahuriye Korombo wakivugisha gutyo tukumva bafashe Uvirara Uvira nayo bafata Goma ko wajya kuvuga ko itazafatwa igafatwa oya igoma ibintu byagaragaraga ko bari kuza kuko abasirikari bose babaga bari kubuka strategique ziki urikumva ariko hariya Uvira na strategique ihari barajya he warunguse wabonye bakoze strategique oya Kavumu bakoze strategique Kavumu y'ubu baranayigaruriye nibo bayirimo abazarendo none ose uzambwira nimba abazarendo bari Kavumu bakaba bari Kabare bakaba bari Walungu bakaba bari Nuza Nyantende ose bazacahe kugira ngo barwanye Uvira birakaze none se nge hari ikintu ndimo ndibaza ramforo zirimo zirakorwa na M23 kandi leta zunze ubumwe za Amerika y'amasezerano zayasobanuye koromboka allo zayasobanuye zavuze ziti harimo ingingo zigomba kureba inyeshyamba za M23 ahanini bavuze ko aya masezerano areba M23 kubera yuko bavuze bati irangingo igomba guhagarika imirwano nta yindi mirwano ni M23 ireba none izi nyeshyamba zirimo gukora ramforo
En fait bikanavuga ko u Rwanda rwongeye gushinjwa na USA ko rwemeye gusinya amasezerano kuko rufasha M23. Iyo ni implementation ndimo ndasubiramo y'ibyavuzwe na Borosa Masad Borosa kabisa niwe wagiye abitangariza ikinyamakuru BBC mu kiganiro BBC News Hour. Yavuze ko u Rwanda rwasinye ari amasezerano rwemera ko rufasha M23 ku mugaragaro. Izuba riva wabonye impuguke za Loni nazo iryo tangazo zarisohoye. None magingo ayangaye Amerika iravuga ko M23 igomba guhagarika imirwano totalement ariko igakomeza imirwano. Donc ndayibaza nti niki kiri buze gukurikiraho? Ese uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ntiwaba ugiye kwishyira mu kaga k'intambara ikomeye cyane y'Abanyamerika, kubera yuko bavuze batutazubahiriza ayo mabwiriza n'amategeko kuri izi mpande azabiryozwa. Ubwo bishatse kuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika urujijo zashakaga gukuraho, hari abavugaga bati amasezerano y'u Rwanda n'ay'u Rwanda na Kongo, ariko abajijwe icyo kibazo cyari ikibazo kibazwa na benshi, nanjye nari ndimo, nawe wari urimo, n'undi yari arimo, yavuze ati ariko amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi ahanini areba inyeshyamba za M23. Ibi tubyitegemo iki Korombo? Ibintu tubyitegemo iki niba byatangiye kwerura? Ubwo twe tugiye guhita tuvuga tuti M23 yamaze guca amazi Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika. Niko ngiye kubivuga. Ibyo zavuga nuko itagomba guhagarika ibyitekerezo. None aba Banyamerika bo ntibigaragara ko bibananiye guhagarika iyi ntambara, turaza gutekereza iki? Balkanization urabona itari buze kuza gushoboka. Haraseswa amasezerano ubundi barasane. nimba byabananiye baratasoringa amasezerano n'ibyo masinyatiri bikaba imfabusa. Numvishije cyo koza mu nyandiko mvugo ya Masad yavuze ati utazubahiriza aya masezerano azafatirwa ibihano bikarishye. Nyine bavuga bihano yego ndabyumva, ibyo kujya rero bashaka kwigira mu ibyo mbashaka. Yego, ibihano ntabwo bihagije. urashaka icyo bita policies, wowe numvishe ari ushaka umuntu udakora kuriya bamukubite bamurasa, urumva, bamukubita kiyebe. Nimba ari n'igihugu ari na Kongo bayifate nka kiyebe, yego, teroriste, noneho babakubite nk'ubu bakubita abateroriste. Kuko bahanze kumvikana imbere y'isi yose murahiye gukora ikintu runaka, ariko hano kuri tere ukabona bindi n'ibyo biri kuzamuka. Mu gihe twakagombye kuba turi kubona bari gutinda ibyabo, batangira kugenda kubikusanya n'ibajya mu mujyi wa Goma cyangwa mu mujyi wa Bukavu. None turi kubona noneho bari kuzana ibintu bishasha, kandi bo ubwabo bukaba bari kuvuga ati ntabwo tuzahava. Ushobora se biriya ni atari kubwira ko ntabwo bazahava. Ngo keretse bazane ibisasu barahise bose. Ibyo ngibyo ni byumvikana. Barasaho gusa. Aho yabagomba kuraswa. Yego. None Koromboka aka kanya uravuga uti hajyaho policies, yego nizijyeho kandi koko biranakwiye kugira ngo intambara ihoshe. Ndagira ngo twibaze ikintu kijyanye na balkanization, ko hari ababona ko ishoboka, nawe icyo kintu urimo urakibona? Balkanization mu gihe cyose bazarendo bakiriyeho, sinzi nimba balkanization yashoboka. Yego, kuko uko biri kose bazayibangamira kugira ngo idashoboka.
hari inzobere zibona ko Kivu yigenga ishobora kubaho, tukabona kijyanye na Kivu Republic, Kivu yigenga ntabwo izabaho, cyangwa se ngo bakazayomeka ku Rwanda. ntabwo bishoboka. Okay, iyo ni opinion yawe ndetse nuko ubona ibintu mu buryo bihagazemo. Ntabwo bishoboka shishe, kandi kubwisha ukuri, u Rwanda ni u Rwanda na Kongo ni Kongo, uze hano kuva uzabireba, baragonga, urazana pasiporo bakakugungira mu Rwanda, bakakugungira no muri Kongo. Kuki batavuga ati ubu twabaye bamwe tukuro immigration? ariko nyine biravugwa ko Kivu yigenga igomba kuba yabaho, wenda ko byaba birimo birategurwa, ariko izo ni inzobere. Immigration muvandimwe, no mu masezerano bavuze ngo buri gihugu igomba kubahiriza no kurinda ubusugire bw'indi. Ntibiri uyu munsi ariko birategurwa nyine. Urumva ko ari mu generale mushasha bashize wakuza kugenzura uko brassage mixage zaba imeze, yego, na neutralisation y'amagroupe armé. Bamuhaye 29 jours, minsi 29. Bamuhaye Trump, nzayibagira izina y'uyu mugabo, bamuhaye minsi 29 yonyine abe arangiza icyo kibazo. Yego, niyo bamuhaye. natwe ntabwo tugomba kuba vuba. Mpamvu ni iki? Amasezerano yasinywe ejo bundi tariki 27, nta na cumi rirarangira, kandi procedure igenda buhoro. Mu by'ukuri leta zose ku isi, inzu yawe izashye uhamagare leta ize kukuzimya, izane kiriya kimodoka kizimya moto, nyuma iratinda. Yego, ni kuvuga uko biri kose kugira mu bikorwa. yego, Amerika ku nyungu zayo, nayo ntabwo izasinya ibintu bitabaho. Baze kubishyira mu bikorwa, yaraswaho uko biri kose. Reka turindire ibyumweru 2 bitambuke turebe ko nta na kimwe kirarangira. Ikibazo cyacu twe bantu tuba dushaka uko babikoreye hariya biba ako kanya. yego, turibagirwa ko batinye hariya, ariko bazafata nk'umwanya wo kuza bagaruke mu bihugu byabo, yego, batange raporo mu gihugu, guverinoma z'ibihugu byombi. yego, waboneka Itwamba yagejeje ibyo bipapuro mbere ya Tshisekedi, ejo yarabitwaye. noneho undi nawe azayigeza mbere y'umukuru w'igihugu cye. Hanyuma noneho aje kuzamo ikintu kitwa itegeko noneho yo kuguraho bariya basirikare, iturutse ku bariya baperezida. uri kumva uko bigomba kumera? Ndimo ndabyumva, ndagukurikiye nkuteze amatwi. Ni procedure itari ya bugufi. Yego, Procedure igomba kugenda buhoro. Ibi ngibi uri kubona M23 iri gukora ni ugusesa amaguru. ariko hari abavuga bati irashaka gufata Uvira, ikagira iki ijyana idoha. Izo ni imvugo z'umuntu ugiye gupfa. Izo ni inkuru z'umurambo. Iyo umuntu agiye gupfa arasamba, aba ari kurwana no kuvuga ati reka ngume ku isi. Ino hano wapfuye. Yego, yaragiye. reka twigarukire kuri iyi raporo y'inzobere za Loni. Iravuga ko umutwe w'inyeshyamba za M23 ukomeje kwivugana ubuzima bw'abaturage benshi. Mu by'ukuri ni umutwe umaze kujya mu duce twinshi cyane, ariko bikaba bigaragaza izi raporo ko zigaragaza ko ubuzima bw'abaturage benshi cyane
bamaze kuburira ubuzima ku butaka bw'igihugu cyanyu, birerekana ko iyi raporo yongeye gushyiraho umukono ivuga ko u Rwanda rufasha umutwe nyeshyamba za M23. Ni amakuru akomeza kugenda acicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko nabonye ikinyamakuru Reuters cyagiye kibivugaho. None Bwana Kuromboka, ugendeye ku bitangazwa n'izi raporo, uri mu mujyi wa Goma, ibibera Bukavu urabizi, ndetse no mu tundi duce, hari aho muhuriza mu byo batangaje by'uko ubuzima bw'abaturage bukomeje kujya mu kaga? yego nka sake bari gufata abantu bakabatwara rututa, yego, bakabajyana, ubuzima bw'abantu buri mu kaga. Ibukavu ho noneho baje gukora ikintu bita buklaje, baje gukora buklaje bakica abantu barindwi mu mujyi wa Bukavu. Urumva ko ibyo bintu byose bishyira abantu mu kaga. Ni kuvuga sekirite ntabwo isekuye. Yego. None se aba basore ko bari baravuze ko baje gushakira umutekano abaturage, nkaba numva ibintu bimeze nabi ubwo ngubwo, ibi byo bifata nk'iki Korombo? None se ari inyeshyamba izana umutekano uko bizi? Ese hari ahantu wabonye bubatse nuza barimo barakora prison? Ariko ngo barimo ubundi bafite urukiko, ngo barimo barakora imihanda. Imihanda nose Kirimwami ntabwo yapfuye ari gukora imihanda? Yego. Nose iyo mihanda ntabwo igomba gukomeza? Ni amasezerano yabo se? Cyangwa ni amasezerano isigaye mu biro bya leta? Yego. Iyo ntabwo ari ibintu biri kubikora, ni guverinoma iri kubikora. Kuko Kirimwami yapfuye ari gukora iyo mihanda n'ubundi. Ari masezerano Kongo ifitanye na Uganda gukora umuhanda wa Kasindi, Bunagana, Goma, Kisangani. Ni nabo se bari kubikora? Nuko bavugaga bati twe turimo turakora mu mujyi wa Bukavu, umuhanda Bukavu Ngomo Uvira bari gukora. Niba fata Uvira bazavuga ati nibo bari gukora umuhanda se? Iyo ni amasezerano iri ku ruhande y'intambara, ariko igakorwa n'abantu bariho iri place, kuko bagomba gukomeza igikorwa cyiza. Yego. Ubwo nari mbikomojeho kubera ko M23 iravuga iti twebwe turimo gukora imihanda mu bice bitandukanye. Ibyo ni kubesha abantu. Yego. Ariko bamenye uko bari abantu ni nako bari nabo ni abantu. Yego. Ni iki wavuga ku muturage wa Kongo wumvaga ko M23 ari igisubizo ku banyekongo? Nta gisubizo M23 ifite ku banyekongo, kuko ntabwo ari guverinoma. Kwari abaturage bayizeramo bavuga batije kugarura amahoro yabuze. Bari abaturage nabo n'abandi bavuga ati nta kuntu twabigenza kugira ngo tubone kubaho. Yego. Basubi inyuma yabo, bariya ni abanyabwoba. Yego. Bariya babaho niba twita na teretere. Yego. Uzamenye ko M23 ifite igikigiri cy'abaturage ishyira imbere. Yego. Kuva ntambara itangiye nakubwiraga ngo aba bantu bari guhunga, izi ngunzi ziri guhunga zirimo z'aba M23. Ese Bukavu ubona bahunze, ubona impunzi Bukavu? Impunzi Bukavu ntazo nabonye. Ugeze kubona ngo ari impunzi zivuye mu bice by'u Rwanda mu bazije Bukavu? Oya. Ni nayo mpamvu badashobora gutera imbere, nabo badashobora gufata kandi gace. Ariko hano mu Nord Kivu
mpamvu bashoboye gufata uduce twinshi ni kubera ko bo ubwabo bari bafite impunzi zabo bwite zitera panike ahantu bitwaje ko ari impunzi. none se mbwira kuba bafate igihugu bafate hano mu mujyi wa Goma ziriya mpunzi ziri hehe? nkabo wabibonye? ntazo nabonye. ni kuvuga ari abaturage bitwa ko ari abaturage ba Kongo ariko bari mu muza ya mukonte ya M23. yego kandi ni benshi. yego akaba mu bana, akaba mu bakuru, akaba mu basaza. yego batwagwa ahantu nazi aho babakura. kuko urebye ibyabaye hano muri Nord Kivu yego bitandukanye kure n'ibiba mu Sud Kivu. yego muri Sud Kivu ntabwo wabona igitigiri cy'abantu kandi harimo intambara ikomeye. kuko ntabwo bageze kubitegura muri Sud Kivu. bo bari bazi neza ko iyo baramutse bafata Goma Sud Kivu bizaba byoroshe bizitwara. yego niyo mpamvu ntabwo bateguye bariya bantu bariya population bigize impunzi. okay, urumva nyine ntago bizogera byorohara muri Sud Kivu. noneho ntabwo bashobora gufata Sud Kivu yose bayirangiza, ntabwo bishoboka. biragoye, ndabona bigoye. hari uduce twinshi tutarafatwa muri Sud Kivu. oya ni twinshi na Bukavu burya rega nta duce bigize bafatamo. urakumva? ndabyumva cyane. mu mujyi rwagati yego nayo barayirangiza no kuyifata. nose ubwo nase kureba uri kuhungira Uvira ni ibirometero byinshi ukareka kwenda kurwana abari hafi yawe. none byaramutse bagenda Uvira abandi nabo bagafata Bukavu byagenda bite? ndumva bitoroshye. Korombo, ndakeka abantu tubabwiye amakuru menshi. Reka nkushimire cyane ku bw'aya makuru ndetse n'ikiganiro tugiranye by'umwihariko ku bakunzi bacu. Reka tubashimire cyane. Urakoze cyane Korombo. murakoze cyane muvandimwe. kandi big thanks to my popularity. ni Korombo rero twari turi kumwe hano kuri Shema Cornique. bakunzi bacu, muryango mugari with Rwanda News Plus, reka mbishimire cyane kandi nabashimira gukomeza kubana natwe mu makuru menshi cyane n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. amahoro y'Imana rero nagendane namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora. murakoze, murakarama. Uwiteka akomeze kubarindira mu bice bitandukanye muherereyemo. ngaye nguko rero tuba turimo turagenda twigana kuri byinshi babivugwa muri Kongo. urumva rero tugarutse ku makuru menshi yose mwari mukeneye kumva. mukomeze kugubwa neza kandi Uwiteka akomeze kubarindira mu bice bitandukanye mwaba muherereyemo.